Oye sinagutindira reka dutangirane na episode ya kabiri ndetse muribuka kangaha twasize umukobwa wacu Rusi umuryango wa Patrick uri kuba wamuha impano zigiye zitandukanye, ariko umukobwa wacu ahangaha Rusi ntabwo yari ari kubasha kuba yabyumva neza cyangwa se yabasha kuba yakiyumvisha ukuntu iyi nzu yitaga ikibuti cyangwa se ahantu hatoya haba hari impano zimeze gutya. Umukobwa bakomezaga bamwereka ndetse agakomeza ahindukiza amaso areba umusore, ibyakomeje kuba byamucanga ariko yakibaza ati kubera iki inzu ingana gutya ariko ikaba ibitse ibintu bimeze gutya, ati ubundi mwe mukora amasuku mu mahoteli cyangwa mu mihanda, ati kubera iki mufite imitungo imeze gutya mukaba muba ahantu hameze gutya. Naho muzehe we yakomezaga akuramo impano amubwira ati ndatekereza akangaka rwose kakubera. Umukobwa akavuga ati gute uyu musaza yaba afite impano ya zahabu ndetse igura miliyoni 5 ariko akaba atuye muri iyi nzu. Muzehe we yakomezaga ahereza umukobwa ndetse amubwira ko agomba kuba yahitamo icyo ashaka ndetse akaba yajyana icyo ashaka. Muzehe ariko akomeza akuramo byinshi bigiye bitandukanye amubwira ati se ntago uri kuba wabyishimira cyangwa se ntago uri kuba wabasha kuba wakishimira cyangwa se wakunda ibyo turi kuba twaguha. Mukecuru niko kuba yambwira ati mwana wanjye ugomba kuba wakwakira impano uri guhabwa n'umuryango wacu, ati kandi nizere ko uri bubashe kuba wayakirana n'umutima utuje, ati ugomba kuba wahitamo ibikunejeje cyangwa se ibyo ushaka. Mukecuru niko kuba yajyamo hasi arangije akuramo igikomo cya zahabu, arangije aramubwira tugomba kuba wakambara iki ngiki kuko nicyo kiri buze kuba icyakubera. Umukobwa yakomezaga acyitegereza ari kuba yakibaza uyu muryango uwo ariho, ariko ibyakomeje kuba byamucanga. Ireka ngusabe ko wadukorera subscribe utarayikora kuri YouTube channel yacu ndetse ujye no muri comment tubwire uko uri kubasha kuba wakumva iyi nkuru yacu, ndetse nibasha kuba yagushimisha uze kuba wadukandira kuri like no kuba wakora share kuko ni ingenzi cyane. Ahangaha umukobwa wacu Rusi we ibyari byakomeje kuba byamucanga ari kuba yakibaza ati se uyu muryango none nabashije kuba nakisangamo, ati ni muryango nyabaki, ati ubutunzi ufite, ati ni butunzi nyabaki, ati ko mbona budasa n'ibyo babashije kuba bafite ahangaha cyangwa se n'ahantu turi. Mukecuru we yakomezaga amubwira ko ari mu gisekuru cyabo cya 5 kandi kagomba kuba yafatwa neza nk'umugeni w'umuhungu wabo. Umukobwa yakomeje ababwira ati ibi ngibi ntabyo nshaka, ati mugombe kuba mwabisubirana. Mukecuru niko kuba yambwira ati ibi ngibi ni wowe twabashije kuba twabigenera kuko nta wundi ubikwiriye usibye wowe. Muzehe wanga yari ari kwisekera. Mukecuru niko kuba yafata cya gikomo arangije acyambika umugeni wiwe, aramubwira ati nishimire kuba wabaye umugore w'umuhungu wanjye. Kumva agakobwa kagiye kuba kagwa. Patrick niko kuba yagasama arangije akabwira ati se hari ikibazo ubashije kuba wagira? Agakobwa niko kuba kahakana. Muzehe na mukecuru ahangabo bari bikundaniye rwose, bari kuba baseka ndetse bavuga ati iki nicyo gihe cyo kuba twatanga umwanya ku mwuzukuru wacu cyangwa se umwana wacu nawe akabasha kuba yagira icyo yigezaho muri uyu mugoroba. Batangiye kuba babajyana intambike bagenda babasunika bakomeza babajyana mu cyumba rwose, bababwira ati nicyo gihe cyo kuba mwajya kuba mwakora umwuzukuru. Sinzi ngo umwuzukuru bari buze kuba bamukora gute, niba bari buze kuba bamubumba ngewe ntabyo nzi. Kumbe muzehe yaje asunika umuhungu we hano amubwira ati mwana wanjye uyu mugoroba ati ugomba kuba wakishima, ati dore nanjye na mukecuru ati tugiye kuba twavanga rwose tugende, ati kandi nizere ko ibintu byose biri buze kuba byaba munange. Muzehe na mukecuru ibasize umusore wacu Patrick ari kumwe na Rusi ahangaha, ndetse Rusi atangira kuba yabwira Patrick ati ntabwo nari nzi ko umuryango wawe ushimishije bigeze ahangaha. Patrick we yari yagize ubwoba rwose kureba neza mukecuru na musaza bari bakiri aho ngaho. Kumbe batangiye kuba babarunguruka. Umusore wacu niko gutangira kuba yakikura cyangwa se yakuramo imyenda, bigaragare ko akanya k'igikorwa ikari kagiye kuba katangira, bagatangira kuba bagerageza kuba bakora wa mwuzukuru wabo muzehe yari ari kuba yababwira. Umusore nibwo korose umukobwa Rusi atangira kuba yambwira ati sheri, ati se noneho ugiye kuba wankorera ibiki? Kumbe muzehe na mukecuru nabo bari bari aho ngaho batangira kubonamo indani rwose bari kumva
irwahanye nk'oyoyo. Batangiye kuhavuga ati rwose ati umusore wacu akazi akamereye nabi, ati imbeba rwose ari kuba yayihamya. Ikumba agakobwa ka Rusi nako katangiye kuba kakirebera umusore, kari kuba kavuga ati sinatekerezaga ko uyu musore ari mwiza bigeze ahangaha. Ati rwose isura ye ndabona ishamaje ari yakurura abana. Ikumba umusore nawe yaragiye akora siporo aho ngaho mu ishitingi cyangwa se iyo bita ikuvurori. Agakobwa ko niko gutangira kuba kamukoraho kamubwira ati ariko rikiza shaho, ati komeza ugire, ati komeza ugire, ati turenda kugera ku gasongero rwose. Kumbe umukecuru na muzehe bagakomeza bagaseka. Umusore wacu w'icyuya cyaragiye kiraza. Umukecuru niko kuba yabwira umusaza ati bigaragare ko tugiye kugira umwuzukuru rwose ushyushye umeze neza kandi usa na se uri mwiza cyane nk'uko umuryango wacu nabo ari beza. Ati ubundi umuryango wacu ugomba kuzabaho iteka, ati ukarama rwose ukaramba. Ati yo, ati reka nigendere, ati ndeka abandi bana bibashirize kuba bakora ibyo barimo. Disi umusore wacu nawe yaragiye akora siporo mo aho ngaho. Icyuya kigera aho ngaho kiraza rwose. Umusore yari yananiwe, ndetse murabizi neza kuba wajya ahantu hameze gutyo ukitwikira, icyuya kiragenda kikakubana icyuya ku buryo uba wumva ushyushye cyane. Ahangaha agakobwa kari kuba kaseka, ndetse kari kuba kaseka cyane, gakomeza kuba kakitegereza uburyo ki umusore Patrick yari mwiza ndetse ari inzobe ikeye itunganye. Umusore nawe amaze kumva ko batakiri aho ngaho hafi, niko kuba yamubwiyorosora arebe ko yava muri iyo kuvurori, kuko ubushobozi bwari bumaze kuba bwamubana bwinshi. Mbibutsa ko iyi ngiyi turi kuba twareba ari episode ya 2 ndetse ku nkuru yacu y'inkuru y'urukundo yiganjemo amarangamutima. Agakobwa niko kuba ikamukubita ivi karangije karamubwira ati se ibi byose wari uri kuba wakora, ati wari ugamije iki? Ati njyewe ubashije kuba wakishimisha, ati ariko njyewe ntabwo nishimye mu by'ukuri. Ati kubera iki wumvishe ko uri bubashe kuba wakishima wenyine, njyewe ukansiga mbabaye? Umusore niko kuba yahaguruka arangije yitegereza agakobwa ka Rusi kari ahangaha, atangira kuba yakegera rwose ashatse kuba yahuza iminwa n'indi, nako gakomeza kuba kamwitegereza. Umusore niko kuba yakabwira ati apana uyu mugoroba, ati apana uyu mugoroba, ati humura nta kintu ndi bubashe kuba nagerageza kuba nakora. Karusi nako niko kuba kamwitegereza gakomeza kamureba rwose. Umusore niko kuba yafata yashuka yari aho ngaho, arangije araseka atangira kuba yamwenyuramo, niko kuba yakongera kuba yagahagurukaho. Kumbe yari arimo yifatira umusego, arangije aramubwira ati uri buze kuba warara aho ngaho ku buriri, ati ngiye kuba narara hasi. Gusa niko kuba yamubwira ati ariko abahungu b'iki gihe rwose muratangaje, ati gute wazana ibintu byo kuba wambwira ngo ugiye kuryama? Ati ubwiza bwanjye ntabwo uri kubasha kuba wabubona, ati ngiye kuba ndi hano nta kintu bikubwiye, ati niba udashaka kuryama, ati byihorere, niba udashaka kuza ngo dusangire uburiri, ati n'ubundi nanjye ntabyo nashakaga. Niko kuba karyama kivumbuye, kari kuba kambwira ati ngiye kuba nakiryamira, ati kandi ntuze kuba wankangura hashize akanya. Niko kuba kakongera karahaguruka karamubwira ati fatwa n'ibintuza byawe, ati ube wabyiyorosa, ati ubundi umuhungu nkawe, ati gute utesha amahirwe nk'aya ngaya yo kuba wararana nanjye kandi narindi hano ku bwawe? Ati sikegariwe, ati ryama hasi, ubwo ngubwo niho ubashije kuba washima. Bidatinze abaryamye bari kuba batongana ndetse bari kuba banaburana, ntibwatinze bwabashije kuba ibwacya rwose. Barakwereka ahangaha umukobwa yabyutse yinanura ndetse abona yiyoroshe yakuvurori yabashije kuba yanagira umusore. Niko kuba yakireba hasi ngo arebe ko umusore atabashije kuba yamanura ijipo ziwe ngo abe yakwikubitira kuri kacurubaro. Yatangiye kuba yavuga ati oh my god, ati Imana ishimwe rwose, ati kuba nararanye n'umuntu utabashije kuba yamfatirana cyangwa se yakoresha amahirwe ye ngo abashe kuba yamfatirana. Ati si ubundi ko mbona bwabashije kuba bwacya, ati nkaba mbyutse amasaha nkaba ntawe ndi kubona, ati umugabo wanjye yagiye hehe? Disi umusore we yari yahagurutse mu cyakare, yagombaga kuba yagira ibyo agomba kuba yajya kuba yatunganya. Disi Karusi nako karahagurutse kari keza,
barakwereka hano umuryango wacu wo wari wabyutse kare rwose uri kuba wakitegurira ibyo kuba ibarya. Hano bari bateguye igiporezo cyiza ndetse gishimishije, ubona ko gisa neza ndetse cyatahuriwe no ku masahani asa neza. Agakobwa nako kageze ahangaha gatangira gukomeza gutungurwa, kavuga ati ariko ubundi uyu muryango ni nyabaki? Ati umuryango uri kuba warya ibiryo bimeze gutya ndetse bisa neza uku nguko kandi baba mu nzu isa nabi. Ati ubundi batunga amafaranga angana gute? Bakora ibiki? kubera iki baba ahangaha bakarya ibiryo bimeze gutya? Hari ukuntu ugera ahantu wareba ukuntu bameze rwose n'ukuntu bitwara bigakomeza kuba byagucanga. Agakobwa ahangaha ikakomeje kwitegereza gatangira kuba kababaza atari ku bundi umuryango wanyu ukora ibiki? Umukobwa rero usanga rwose ibyo ari byabashije kuba byamucanga. Umukecuru ari kuba yamubwira ati rwose mwana wanjye, ati ibi ngibi uri kuba wakibaza, ati uzakomeza ubyibaza. Mbibutse neza uyu musaza umusore wiwe Patrick yaramubwiye ngo ese papa, kubera iki udashaka ko tuba twava muri iyi nzu ngo twimukire mu maparitema yacu cyangwa se mu nzu zacu? Muze yaramubwira ati mwana wanjye, ati ahangaha njye sinzabasha kuba inahava kuko ni mu nzu y'umuryango wanjye, ati niho nakuriye. Umukobwa yakomezaga kubaza muze ahantu akura amafaranga. Muze yaramubwira ati ugombe kuba wakwegera hariya uze kuba wareba neza, ati uraza kumbwira icyo wabonye. Umukobwa niko kuba yaza ahangaha atangira kuba yareba ibyo ari bihari, ariko twe ntabwo bari kubasha kuba ibabitwereka. Ikumbi baratwereka hano umusore wacu Patrick we yari akomeje kuba yasavinga cyangwa se yagerageza kuzana ibyo kurya ku meza. Niko guhindukira ahangaha ikumba agiye kugenda, hari icyo yari akandagiye. Ikumbe cyari igicupa cyari kiri hasi, nacyo yahise akizana agishyira mu bindi. Umukobwa ari kuba yareba atangira kuba yatekereza ati bagombe kuba batoragura ibi bicupa ari byinshi bakabasha kuba babigurisha. Mbibutse neza uyu mukobwa ajya guhura na Patrick, bahuye Patrick arimo kuba yakisi cyagira amacupa. Umukecuru yakomeje abwira umukobwa ati nicyo gihe cyo kuba twajya ku meza tukajya kuba twarya. Umukobwa niko kuba yabwira ati yego rwose ngiye kuba naza kurya, atari ko uyu muryango wanyu rwose, ati njye sindabasha kuba namenya ikintu kiwihishe inyuma cyangwa se ikintu mubasha kuba mwakora ngo mubashe kuba mwagira amafaranga angana gutya. Umukobwa byarangiye aje ku meza, arangije atangira kuba yakicara avuga ati umugongo wanjye uri kundya, ati mbanza ku mugoroba rwose byari bishyushye ibintu byabaye, ati bitansize ubuhoro. Umusore niko kuba yambwira ati ibyo ngibyo uri kuba wakivugisha, ati nta kintu bivuze rwose, ati ahubwo icyo ugomba kuba wakora ni ukuba wakongera siporo. Muzewe n'umukecuru bari kwisekera. Umukecuru niko gutangira kuba yakarurira umukobwa amubwira ati ugomba kuba warya, ati ugomba kuba warya, ati inzara ntizakwicura ahangaha mu rugo iwacu, ati kuko ibyo ngibyo ntabwo tubishaka. Ikumva umukobwa ye yari ari kwitegereza amadishi yose ari aho ngaho, ari kuba yavuga ati aya madishi uko bigaragara arahenze ndetse n'ibintu biriho rwose, ati urabona ko ari ibintu bihenze cyane. Ati gute uyu muryango wo muri aka kazu wabasha kuba wagura ibi biryo ndetse ukabikura muri hoteli ihenze cyane ukaba waza kuba wabirira ahangaha? Kumbe bigaragara ko ibiryo bari kuba barya cyangwa se bari gukoresha aho ngaho atari ibiryo bitaho umukobwa cyangwa se ibya biryo byateguriwe ahangaha. Umukecuru yakomezaga abwira umukobwa ati mwana wanjye ugomba kuba wakiyitaho. Umukobwa we agatangira kurya ababwira ati ariko tugiye gutangira kujya dukoresha ibiryo ibyahangaha mu rugo rwose. Barakwereka bidatinze hari imodoka nziza zaparikaga ahangaha ndetse zimwe bakunze kwita ama Rolls Royce. Hari umubosi wari urimo avamo agenda avamo gake gake, ubona ko ari wa muntu rwose ufite amafaranga ndetse wubakiwe ejo hazaza. Ikumbe yari wa musore wacu Patrick. Ese Patrick ko twaherutse ari kuba yasyaga ibicupa ndetse afite akamoto kamwe bita twarejwe, ahangaha hageze gute? Ahangaha abashije kuba yahashyika ate? Kumbe kugera ahangaha yabanjije kuba yakitegereza, yireba hasi abona inkweto yambaye ntago ziri kuba zahura n'ahantu agiye. Kumbe agasore bari kumwe niko kuba kavuga ati oh boss, ati mutwihanganire, ati mubashe kuba mwatubabarira. Ikumbe kagarutse inyuma kaza kirukanka ndetse mu modoka
kaza muri buti y'imodoka kabasha kuba ikakuramo inkweto ndetse nziza za bosi zari zirimo. Niko kuba kazizana kagaruka kirukanka karamubwira ati nyakubahwa, ati ndatekereza ubu ngubu noneho ugomba kuba wakambara rwose, ati tukaba twajya mu nama. Umusore wacu Patrick niko kuba yakuramo za news zimwe ajyana gusyaga, arangije yambara udukweto rwose ubona ko ari twiza cyane. Agasore katangiye kuba kabwira Patrick kati Patrick, ati izi nkweto zawe rwose, ati nubwo zifite amateka, ati ntago tugomba kuba twazangiriza, ati ndatekereza tugomba kuba twazibika. Patrick niko kuba yakitegereza, arangije arahamagara ati tonze, ati nta mpamvu yo kuba itwaremereza ibintu muri iyi si rwose, ati kuko ibintu biba byoroshye. Kumva agasore hano bari bakise itonze cyangwa se ube wakita tonze boy kugira ngo bize kuba ibyakorohera. Kumva agakobwa na kangaha kari mu rugo, umusore yatangiye kwibuka ukuntu kivugishaga ngo umugongo uri kuba wakarya. Kumva umusore yahise abwira tonze boy ati genda ube wanshakira igitanda kiri soft kandi kimeze neza ndetse gifite n'uburiri bunini ku buryo umuntu azajya akiryamaho akumva nta kibazo afite cyangwa se nta kibazo ari kuba yahura nacyo. Ati kandi uze kuba washaka n'imyenda ubashe kuba wabikorera delivery cyangwa se ubyohereza aho umukecuru aba, ati kuko hari umushyitsi uriyo, ati hari umuntu ukeneye kuba wabikoresha uriyo. Umusore niko kuba yava aho ngaho aragenda. Tonzi boy asigara avuga aha ngaha ati nyuma na nyuma boss wacu abonye umuntu ubasha kuba yamutwara umutima. Ati mbega ukuntu biri fani, ati biratangaje rwose, ati nanjye ndashaka kuba umugabo nk'uko boss wacu ameze rwose. Ikombe barakwereka umugeni wacu aha ngawe rwose yari ari kuba yakandida avuga ati ndahaze cyane, ati ndahaze cyane. Kumbe guhindukira ku ruhande hari umukubuzo niko kuba yavuga ati kambe nkubura gake gake ndebe ko nabasha kuba inafasha mu nda hanjye kuba haruhuka kuko ndi kumva mpaze cyane rwose. Ati kandi ibingibi ntabwo ari sawa. Kumbe mukecuru yabonye umukobwa arimo kubura niko kuza yiruka avuga ati umugeni, ati ibyo urimo ni ibiki, ati ibyo urimo ni ibiki rwose, ati washyingiranywe n'umuhungu wanjye kugira ngo uze kuba wamubera umugore hano, ati ntabwo washyingiranywe n'umuhungu wanjye kugira ngo uze kuba wababarira aha ngaha, ati zana mpereza. Umukobwa niko kwambwira ati wigira ikibazo mama, ati ndi kuba nakora utu exercise dutoya, ati kugira ngo nduhure umubiri wanjye kuko ndahaze cyane. Mukecuru niko kwambwira ati ujye ureka umuhungu wanjye Patrick ababare, ati ariko wowe ntuzemere kubabara rwose, ati umwana wanjye agomba kuba yakwitaho kandi natwe turahanga ngo tubashe kuba itwakwitaho. Ati rero ibyo ngibyo uri kuba wakiteramo cyangwa se wakikoresha, ati izo ngizo ni stress rwose. Agakobwa niko kuba mukecuru akabwira ati ndabona n'umubiri wawe wabuze ibiro, ati ngiye kuba nagukorera agasosi. Agakobwa niko kwa kambwira ati mukecuru ariko ati sinshaka kuba nagira ikintu nywa, ati nta n'ikintu nshaka kurya ndahaze. Ati ariko mana yanjye, ati umuryango kubera icyo uri kubasha kuba wanyitaho bigizanga cyangwa se wakomeza kuba wambera mwiza cyane, ati ndaza kuba nabyitwaramo gute. Muri ako kanya umukobwa wacu akirimo kuba yakubura ndetse avuga ko ari mu ka exercise kugira ngo abashe kuba yaruhura mu nda hiwe. Hari imodoka ndetse nziza yari iri kuba yakikatisha aho ngaho mu gace cyangwa se mu gakarisi igenda yikatisha gake gake, ubona ko ari imodoka ifite gahunda rwose yo kuba yabiri aho ngaho. Niko kuba yagera aha ngaho ikomeje kuba yagenda, irangije iraparika atangira kuba yafungura cyangwa se yafunguka. Ikombe havuyemo wa mukobwa ndetse muramwimbuka uyu mukobwa ndetse bamwita Riza akaba ari mukuru wa Risi ndetse bakaba bavuka mu ndimwe. Ndetse muribuka ko iyi nkuru yacu itangira bari kuba bamwirukaho bamubwira ko agomba kuba yagaruka agakora ubukwe rwose cyangwa se agashyingiranwa n'umugabo wiwe, ariko umukobwa rwose we ntiyari abishaka cyangwa se ntiyumvaga yakikuzwa ibyo bintu. Aha ngaha umukobwa wacu yaje yegera murumuna wiwe atangira kuba yahamagara ati Rusi, umukobwa nawe atangira kuba yamuhamagara ati Riza, ati Riza we niko gutangira kuba yatangara avuga ati ntabwo rwose nari nzi ko ndi bugusanga aha ngaha, ati ndatunguwe cyane rwose kuba uri aha ngaha muri uru rugo rumeze gutya, ati rutibeshejeho cyangwa se rumeze uku nguku, ati gute wabashije kuba
wakisanga muri ubu buzima murumuna wanjye ukumva agakobwa kararakaye karose niko gutangira kuba ikakubura kamutera imyanda kamubwira ati ugombe kuba wava aha ngaha ati ugombe kuba wasohoka muri uru rugo kumva Eliza niko kuba yareba inkweto yiwe arangije aramubwira ati ariko uzi ko ari amadolari 200 uri kuba wakuburiraho iyo myanda ndetse niko kuba yambwira ati ndi kugerageza kuba nakubura imyanda ngo nyisohora aha ngaha mu rugo ati se nabyo uri kuba wabona kumva aha ngaha Eliza yatangiye kuba yabwira umukobwa wacu ati ibyo uri kuba wakikora ntabwo bizi ati nyakubahwa pati nabasha kuba yamenya ko wamusitaye cyangwa se wanze kuba washyingiranwa nawe ugashyingiranwa n'umusore utoragura ibicupa cyangwa se imyanda atazakwica gusa niko kuba yambwira ati nta muntu kamara ati ndetse n'uwo nyakubahwa pati uri kuba wankangisha ati ntabwo ari hejuru y'amategeko Eliza niko kuba yambwira ati ntabwo wakagombye kuba uri kwitwara gutya cyangwa se uri kuba wavuga gutya imbere yanjye ati kandi urabizi ko atari byiza gusa niko kuba yambwira ati ngiye ibyo ngibyo uri ko wambwira simbashe kuba mbyitayeho cyangwa se sindi kubyumva ati icyangombwa ni uko umugabo mwanshakiraga ntigeze mukunda cyangwa se mushaka ati se ngiye mwumvaga najya kubana n'umuntu nashaka kumbe bakiri kuburana aho ngaho wa mugabo wundi wari uri kumwe nabo ndetse na mukecuru wabo barinjiye ubanza bari famiye cyangwa se bari papa na mama w'umukobwa kumbe mama yaje abaza umukobwa Eliza niba ameze neza Eliza niko gutangira kuba yateta ambwira ati mama ati ndi kubabara ati noneho n'ahangaha ahantu turi ati harimo haranuka byahatari rwose ati ntago ari ahantu umuntu muzima akagombye kuba ari agakobwa ka Rose niko kuba kababwira ati nanjye ubwanjye n'ubundi ati sinishimiye kuba muri aha ngaha niba mushaka kugenda ati mufate urugendo mugende ati ubundi mwagiye kuza hano mbatumiye ngo muze hano kumbe muze yatangiye kuhambwira ati guhera ubu ngubu ntuzongere kuba wamfata nka papa rwose waransebeje Rose niko kuba yambwira ati papa ati ariko nawe urabizi ko wabashije kuba wamfurusa cyangwa wampatiriza kubana n'umuntu nashaka kandi intakunda ati rero ibyo ngibyo ati ntago nawe kubasha kuba inabyihanganira cyangwa se nareka ngo bibe umukobwa aha ngaha niko kuba Eliza yambwira ati ese uratekereza umusore mubanye arusha amafaranga nyakubahwa pati kumbe ibyo batari bazi uyu muryango umukobwa washingiraga umukobwa cyangwa se umusore bari kuba ibashingiriye umukobwa ari we nyakubahwa pati niwe Patrick wacu twebwe turabizi ndetse ubwo umukobwa yari ari kuba yasohoka aho bagombaga gukorera ubukwe umusore niho yari yibereye ariko adashaka kuba yagaragariza umukobwa ko abashije kuba afite amafaranga cyangwa se atunze ibya mirenge umuryango w'ahangaha wakomezaga umushinja amakosa umushinja n'amafuti ndetse papa nawe yatangiye kuba yakibaza byinshi ariko umukobwa ari kuba yababwira ati niba mushaka gushingirana cyangwa se ko nshingiranwa n'uwo mukobwa cyangwa se n'uwo mugabo ati mumushingire mushiki wanjye ati kandi si ngo uwari aha ngaha muze niko kuba yambwira ati ndashamya ntashidikanya ko uyu munsi ndi buze kuba nagucyura nkabasha kuba inakujyanira nyakubahwa pati umusaza niko gutangira kuba yahamagara pati ariko yambwira ati nyakubahwa pati ati waramutse gutumeze gute ati wa mukobwa wanjye nashaka kuba nagushingira ati namubonye rwose ati ahubwo sinzi ukuntu turi buze kuba twahura ati mbe namuguha kumbe bigaragare ko uyu muryango wari uri kuba washiyatirizwa umukobwa kuba yashyingiranwa n'umusore kumbe barakwereka umusore bari guhamagara aha ngaha yari Patrick n'ubundi ese biraza kuba byarangira gute Patrick cyangwa se umukobwa namenya ko umuhungu bari kuba bamushishikariza kuba bashyingiranwa cyangwa se bakora ubukwe ari Patrick icyo usabwa ni ugukora subscribe utazacikwa na episode ikurikira iyi ngiyi ndetse ujye no muri comment utubwire ukuri kumva n'ukuri kubona inkuru yacu ndetse nibasha kuba yagushimisha uze kuba wadukandira like no kuba wadukorera share dusoje umusore abwiye tonzi boy ngahamagara aba bodyguard bose ndetse ngo baze bitwaje ibikoresho ese hagiye kuba haba urugamba ese uratekereza biri bugende gute ese birarangira gute ese umukobwa wacu Rusi araza kuba yamenya ko Patrick ari we bashaka kumushingira